Mbega uburyo dukwiriye kwigengesera mu byo tuganiriza abandi bitazagira ingaruka ibavutsa ubugingo bw'iteka. Abamarayika bahora gutegera amatwi bumva kuvuga umutware wabo mu ijuru uri imbere y'ab'isi. Ureke Yesu abe ari we uganiriza abandi. Nufata inshuti ukuboko, mureke ishimwe ry'Imana ribe mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu. Ibyo bizerekeza ibitekerezo bye kuri Yesu. Mbese wa musomyi we, nta byiza binezeza wigeze ugira? Mbese nta mahirwe wigeze ubona yatumye umutima wawe ushyika mu nda? Iyo urebye inyuma mu myaka yahise, mbese nta by'igikundiro binezeza byakubayeho? Mbese amasezerano y'Imana ntakumereye nk'uburabyo buhumura neza, bumera mu nzira hose? Mbese ntiwareka ubwiza bwayo no kunogera kwayo bikuzuza umutima wawe umunezero? Si byiza guteraniriza hamwe ibibabaza byose byababayeho mu bihe bishize, ibyaha byawe n'ibihe wahemukiwemo? We kujya ubiganira no kubiganya ngo ugeze aho ucika intege rwose. Umutima ucitse intege uba wuzuwe n'umwijima, ubuza umucyo w'Imana kwinjiramo, ugatera igicucu mu nzira y'abandi. Nshuti muvandimwe, hano mu gitabo cyitwa Kugana Yesu mu gice cyaho cya 13 kivuga nko kwishimira mu mwami, baratubwira amagambo avuga ngo ntidukwiriye gufata ibyatubayeho, ibyatugizeho ingaruka ndetse n'ibibazo byacu bya buri munsi ngo duhore tubyibuka kandi tubihe agaciro kurusha ibyiza duhura nabyo, kuko bizabuza umwanya, bizatera igicucu mu nzira z'abandi kandi bizatuma umutima wacu ucika intege. Ahubwo mureke duhe agaciro ibyiza kandi tujye twibuka impano ikomeye y'Imana ari Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ngo dukwiriye kwigengesera mu byo tuganiriza abandi bitazagira ingaruka ibavutsa ubugingo bw'iteka. Ese nshuti muvandimwe, ibyo uganiriza abandi biteye bite? Waganiriza iki? Ese nibibaca intege? Ese nibasubiza inyuma muri ubu buzima? Ese nibyubaka? Nibibubaka? Cyangwa nibibatesha agaciro? Ni ukwirirwa uravuga abantu? Ni ukwirirwa uravuga inkuru zitagira gihamya? Nshuti, reka Yesu agaha amagambo yo kuvuga mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kwigana icyiciro gifite umutwe uvuga ngo mbese Imana yifuza ko tubaho dute? Mbese Imana yifuza ko tubaho dute? Muri iyi si tubayeho mu buryo butandukanye, buri wese abayeho uko abyifuza, abayeho uko bimunogeye. Hari ababayeho mu buzima bishimira, hari ababayeho mu buzima batishimira, hari ababayeho mu buryo Imana idashaka, hari ababayeho mu buryo Imana ishaka. Uko kose ni ukuntu abantu babayeho, ariko hari uburyo Imana yifuza ko tubaho nk'abana bayo, hari uko Imana yifuza ko tubaho nk'abana bayo. Abana b'umwami bakwiriye kubaho bitandukanye n'abana ba rubanda. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cyaho cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ariko mbere yo gusoma, reka tubanze dusenga Imana. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza n'ubuntu bitarondoreka, uhora uturinda uko bukeye n'uko bwije. Izina ryawe nirishimwe. Turakwiritse kandi tubanje kwicisha bugufi imbere yawe kugira ngo tubarire ibyaha byacu, twambike imbaraga y'imvajuru, maze twakire nk'abana bawe.
aretse imitima y'abari kumva yose. Ndakwinginze kugira ngo twese duhe guturiza imbere yawe, kandi reka ijambo ryawe wandikishije umwuka wawe wera azarisobanure. Ijambo twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mbese Imana yifuza ko tubaho dute? Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, hari amagambo avuga ati: byahishuriwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni koko rero byahishuwe na Yesu Kristo ni iby'Imana yamuhaye, kandi Imana yabimuhaye kugira ngo Yesu abyereke imbata ze ibikwiriye kuzaba vuba. Imbata za Yesu nazo ziza kubitwereka binyuze mu byanditswe byera. Niyo mpamvu umwuka w'Imana yakoresheje abahanuzi bayo, yakoresheje abagaragu bayo kugira ngo batumenyeshe ibizaba mu isi. Ibyanditswe byera rero byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Inshuti bavandimwe, reka iri jambo ry'Imana tujye turiha agaciro, kandi tujye twumva yuko ari iry'ukuri. Twe kugendera ku magambo y'abakomeye ndetse n'abadushukashuka, ahubwo twite ku ijambo ry'Imana, kuko nituyoborwa n'ijambo ry'Imana tuzagira amahoro mu rugendo, tuzagira iherezo ryiza, kandi tuzabona n'ubugingo buhoraho. Mu mabwiriza igice cyaho cya 9 umurongo Amabwiriza igice cya 9 mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 hari amagambo agira ati: umurimo wose werekeje amaboko yawe ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Inshuti bavandimwe, hano umubwiriza atubwiye amagambo akomeye cyane. Aratubwira ati: umurimo wawe wose ntabwo ari umurimo umwe, ahubwo ni umurimo wawe wose werekejeho amaboko kandi yawe uwukorane umwete. Kubera icyo uwo murimo uzakorana umwete rero? Ni kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona. Twese turavuka, tugakora, tugapfa. Niyo mpamvu rero mu gihe ugifite amahirwe, mu gihe Imana ikigutije ubuzima, ukwiriye gukora umurimo wawe wose werekejeho amaboko, ukurana umwete. Ukwiye kuwukora utiganda, ukwiye kuwukora n'imbaraga zawe zose, ukwiye kuwukora ukiranutse, maze ku iherezo, kuko Kristo azagororera abakoze neza, akazaduhembera imirimo myiza twakoze, akazaduhemba ibyiza twamukoreye mu gihe yadushinze umurimo hano ku isi, maze akazaduhemba ikamba ry'ubugingo. Reka mbasabire mwese kugira ngo Kristo abahe imbaraga, kandi abahe ubushobozi bwo kumva amagambo, yaba ari umurimo uwo ari wose ugiye gukora, yaba ari mu murimo w'Imana, ukwiye kuwukorana
umwete, gukorana ubushishozi ndetse n'imbaraga zawe zose. Yaba ari uwize imirimo isanzwe, yaba ugiye guhinga, yaba ugiye gukora amafaranga, ukwiye kubikorana umutima ukunze kandi ukabikorana umwete. Ntuzabazwa igihe watakaje ndetse n'ibyo wabagamo wari ufite inshingano yo gukora utakoze. Nshuti bavandimwe, ndabasabira kugira ngo Uwiteka abahe imbaraga kandi abahe ubushobozi bwo kumukiranukira muri byose. Mu gitabo cy'imigani, igice cyaho ni icya 3, ku murongo waho wa 4 hari amagambo avuga ngo, nitwa amagambo gishaka naravuga ngo imigisha ifatana n'ubwenge. Umurongo wa 3 hari amagambo agira ati, nabereye data umwana kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wanjye, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Nshuti muvandimwe, ndakwinginze kandi ndakurarikira kwitondera amategeko y'Imana kugira ngo ubashe kubaho. Nutabyitondera uzabaho, ariko ntuzabaho neza, ahubwo uzabaho nk'umunyamuvumo. Uzabaho nabi, uzagira ubuzima bubi, ariko niwitondera amategeko ndetse ukubaha Uwiteka uzagira amahoro muri ubu buzima kandi uzabaho neza. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Nshuti muvandimwe, ibi sinjye bivuga, ahubwo ni ijambo ry'Imana ribikubwira ngo, shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ntubureke buzakurinda. Ubwo ni ubwenge, kandi ubwenge twabonye yuko ubwenge bukomoka ku Mwami Imana. Ubwenge si amashuri menshi, ubwenge si impamyabushobozi y'ikirenga, ntabwo ari n'ibintu birenze umuntu aba afite. Kandi iyo uje muri iyi si, ndetse akenshi dusanga yuko abenshi babigeraho binyuze mu manyanga ndetse n'amayeri, kandi dusanga yuko ubwo ngubwo atari ubwenge, ahubwo ubwenge butangwa na Kristo wenyine. Nk'uko umubwiriza yavuze ati, kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge ni ubwo ngubwo, ubwenge nyakuri buturuka ku Mana. Isoko y'ubwenge nyakuri ituruka ku Mwami Imana Data. Ntubureke buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Ntubishakishe uburyarya, ntubishakishe guhuguza abavandimwe, ntubishakishe mu maboko avusha amaraso cyangwa amaboko yanduye, ahubwo urundarunde duke duke kugeza aho bizagura Uwiteka azaguha umugisha. Ntukifuze kurundarunda byinshi mu gihe gitoya, ntukifuze kurenga ingazi utazatanduka we, ahubwo saba Yesu ubwenge kandi umusaba ubuhanga. Ibyo utunze ubishakisha ubuhanga, nibwo uzagira amahoro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Buzagutamiriza imbabazi umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndasaba kugira ngo Imana iguhe ubwenge mu izina rya Yesu. Mwana wanjye, umva kandi emera amagambo yanjye, nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira.
niwumvira amagambo y'Uwiteka imyaka yawe yo kubaho izagwira, ntabwo uzakenyuka, ntabwo uzashenjagurika. Ndagusaba kugira ngo nshuti muvandimwe, nshuti y'Imana, mugenzi wanjye, mwene data, mushiki wanjye, wubaha Uwiteka, kuko kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, ni ishingiro ryo kubaho, ni ishingiro ryo kumenya, ni ishingiro rya buri kimwe cyose. Mu gitabo nanone cy'imigani, ndakunda kwibanda mu migani igice cyaho cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Hari amagambo avuga ngo, imigani igice cyaho cya 10 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 5, hari amagambo agira ati: imigani ya Salomo umwana w'umunyabwenge, imigani ya Salomo umwana w'umunyabwenge anezeza se, ariko umwana upfapfana ababaza nyuma. Nshuti muvandimwe, musore, nkumi, umuhungu, umukobwa, mubyeyi, umupapa, mubyeyi, umumama, ndakunyinze kugira ngo aya magambo ntabwo abwirwa abana gusa, ahubwo twese aratureba, kuko kumvira no kubaha ababyeyi bitagarukira ku gushyingirwa, ahubwo icyo umubyeyi yakubwiye ukiri umwana ukigenderamo, haba igihe washatse, haba igihe wuzukuruje, ariko ukomeza kukigenderamo. Ndakunyinze kugira ngo ubu mwana umunyabwenge, umwana wubaha kandi wumvira. Niwumvira Imana izagushoboza kumvira ababyeyi, izagushoboza kubaha, nk'uko twabibonye mu mategeko 10 y'Imana. Ku itegeko rya 5 ritubwira ngo kubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yaguhaye. Twasanze yuko naho waba ufite ibibazo ndetse n'agahinda, kuko ababyeyi bawe batagukoreye ibyo ushaka, ibyo abandi bakorera abandi muri ubu buzima, uje ubashimira kandi ububahire, kubwo kwemera kukubyara, ntibakujugunye, bakakwemera, bakagufata, bakagufubika ukabaho. Icyo nacyo ujye ugishimira ababyeyi, naho baba bataragukoreye ibirenze mu buzima, icyo kintu ujye ukibashimira. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka agushoboza kumukiranukira. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikirana. Nshuti muvandimwe, ndagusaba kugira ngo Imana igushoboze kandi iguhe imbaraga, kandi igutereshe intambwe ku isanga, kugira ngo uyikiranukire, twe gukomeza kunyurwa no kubingwingira mu bya mwuka, ahubwo reka dusabe Imana imbabazi ndetse n'imbaraga kugira ngo tubashe kugera ku rugero rushyitse, kugira ngo ibi byiza tubona abakiranutsi bazabona, kuko kandi batazicwa n'inzara. Ntawe ukoreye Imana ngo yikorere amaboko. Nshuti muvandimwe, ibyiza tuzabisoromeho, uru rubuto tuzarusoromeho, ibyiza tuzabiryeho, kandi tubonye yuko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Nshuti muvandimwe, va mu byaha, ahubwo kurikira Yesu. Gerageza kandi bizashoboka. Uwiteka ntacyo avuga kitashoboka, kuko yashoboye byose azagushoboza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Gukoresha ukuboko kudahazakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Nshuti muvandimwe, ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Twabonye mu mubwiriza amagambo avuga ngo umurimo wawe werekeje amaboko ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo. Nshuti muvandimwe, niyo mpamvu ukwiriye gukoresha ukuboko
kutadeha, ugakorana umwete. Kuko gukorana umwete kuzatera ubukire. Nibyo koko, ukorana umwete aragwiza, ariko ukorana umwete wubaha Uwiteka. Ukorana umwete wizera yuko ibyo ukora uzabeshwa n'Imana, kandi ntuzamare guhirwa muri ubu buzima ngo wishire hejuru wibagirwe Imana yabiguhaye. Nk'uko twabibonye mu cyigisho cyatambutse, impamvu yo gushima: ntuzagere mu gihugu Uwiteka Imana yaguha maze wibagirwe iyo Mana yaguhaye. Mbega kuntu bibabaza cyane, mbega kuntu biteye agahinda kwibagirwa uwaguhaye. Nshuti muvandimwe, reka twese twigire ku birenge bya Kristo, niho tuzabona agakiza. Reka twese Imana idushoboze kumva aya magambo. Umurongo wa 5 uravuga ngo: usarura mu kintu umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura n'umwana ikoze isoni. Njya nkunda imigani cyane. Igitabo cy'imigani ni igitabo cyiza, ndakigutuye. Ndagusabye kugira ngo uje ugisoma. Ngo usarura mu kintu umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura n'umwana ikoze isoni. Ese nk'abahinzi muribuka mu isarura ukuntu ibintu biba bimeze? Tekereza umwana ubyutse aryamye, ababyeyi bazindutse mu nyombya bagiye gusarura, umwana agasigara aryamye, ababyeyi bagasanga akiri mu buriri. Ese uwo mwana anezeza se? Ese uwo mwana ni umunyabwenge? Ese uwo mwana ni iki? Nshuti bavandimwe, bana bene data, ndabinginze kugira ngo mwumvire neza ko umurongo y'amagambo yanditswe mu gitabo cy'imigani mu gice cya 10. Reka nanone dusome amagambo ari mu rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cyaho cya mbere ku murongo cya 4 ku murongo wa mbere. Amagambo afite umutwe ugira ngo: kwezwa n'urukundo no gufatanya bya kivandimwe. Reka mbibutse twiga amagambo avuga ngo: mbese Imana yifuza ko tubaho dute? Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugura mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, mubarike umugenda ndetse murusheho muzi amategeko twahawe n'Umwami Yesu kubategeka yariyo. Icyo Imana ishaka ni iki: ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kwigirira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se. Kuri ibyo, kuko Umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Umurongo wa 9: ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana, ndetse musigaye mukundana na bene data bose i Makedoniya hose. Ariko bene data, turahugurira kugira ngo murusheho kugira urukundo rusaze, kandi mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo.
mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse, kugira ngo mugendane ingeso nziza, kuba hanze mudafite icyo mukennye. Nshuti bavandimwe, aya ni amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo umwanditsi w'Abatesalonika, igice cyaho cya 4, amagambo kwezwa, afite umutwe uvuga ngo kwezwa n'urukundo no gufatanya bya kivandimwe. Mbese Imana yifuza ko tubaho dute? Mbese Imana yifuza ko tubaho dute? Hano batubwiye amagambo menshi, ibisigaye ngo turabinginga tubagurira mu mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe namwe mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, mube ari uko mugenda ndetse murushaho. Abavandimwe, dukwiriye kugenda mu buryo tunezeza Imana, atari uburyo tunezeza abantu, kandi tuzi amategeko. Hano mu murongo ndaza kwibandaho cyane ni umurongo wa 3, ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Kwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Nshuti bavandimwe, ibyera bisigaye byarahindutse byanduye, ahubwo ibyanduye ari byo byahawe intebe, ari byo byashyizwe hejuru. Nshuti bavandimwe, reka Uwiteka atugarura ubwenge. Ndinginga Uwiteka kugira ngo adukuremo inarijye twese mu gihe twumva amagambo. Ubusambanyi bwabaye gikwira, bwabaye ikintu cyarenze urugero. Bifite uburyo bikorerwamo mu buryo butandukanye, bihabwa intebe, ahubwo ngo utabikora ni injiji ndetse nta bwenge agira. Ariko Uwiteka araduhamagara kandi aratubuza, kandi aratubwira ngo twirinde gusambana. Umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, cyangwa amenye ko akwiriye kwibonera uwe mugeni mu buryo bwera bw'icyubahiro. Ngakwiriye kwibonera uwe mugeni mu buryo bwera bw'icyubahiro. Nshuti basore, inkumi, twumve neza amagambo, kuko cyangwa amenye ko akwiriye kwibonera uwe mugeni mu buryo bwera bw'icyubahiro. Uburyo bw'icyubahiro si uburyo bwo kugenda ukiba umukobwa w'abandi, si uburyo bwo kugenda ugashuka umusore mukararana ugacuranga gutaha, si n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose mubona hanze aho, ahubwo ni uburyo bw'icyubahiro kandi bwera, ko buri wese akwiriye kwibonera mu mugeni we. Twibuke yuko inka n'amatungo bihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Niba utahawe umugore mwiza n'Uwiteka, umugore mubi bwo uzamuhabwa nande? Umugore mubi umuhabwa na Satani. Nshuti basore, nkumi, ndabifuriza kugira ngo mwishingize kuri Yesu Kristo, azabahe kugira abagore beza n'abagabo beza. Azabahe kugira abageni banyu mu buryo bwera kandi bw'icyubahiro. Imana ibibashoboze. Mudatwarwa n'irari ryo kurigirira abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se. Ese ishinguye imbago z'abaturanyi bawe, cyangwa z'abo mwadukanyije kangahe? Ese uraburana amahugu inshuro zingahe? Utwitse imbago z'abo mwadukanyije inshuro zingahe? Utemye ubutaka bw'abandi igihe kingana iki? Reka Uwiteka tubabarire muri aka kanya.
kandi aduhe imbaraga zo kongera kutazasubira inyuma no gukora ibyo bizira. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Izina ry'Imana yabucyubahiro. Nicyo gituma iyo urengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Uwirengagiza ibyo ntabwo aba yanze abigisha, ntabwo aba yanze ababwirizabutumwa, ntabwo aba yanze abapasitoro, ntabwo aba yanze uwabikorera, ntabwo aba yanze uwo arandurira imbago ya mugenzi we, ntabwo aba yanze uwe asambanyije, ahubwo ibyo byose ubikora aba yanze Imana. Kandi n'ibyo gukunda ntitugomba kubyandikirwa, kuko ubwacu twigishijwe n'Imana gukundana. Ese mureba urukundo Kristo yadukunze ku musaraba? Kubera iki njye nawe tudakwiye gukundana? Kristo yaritanze yitangira itorero. Kubera iki umugabo adakwiriye kwitangira umugabo we? Kubera iki umugabo adakwiriye kwitangira umugore we? Nshuti bavandimwe, reka urukundo rwa Kristo rukomeze rube mu mitima yacu, niho tuzagira amaherezo meza. Ku murongo wa 11 ngo kandi mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo. Mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo, ngo amagambo yanyu abe make. Amagambo yanyu abe make, mwe kuba bakazitereyemo. Mwe kuba inkuru za bagenzi babo, ahubwo muba bavuga amagambo make, kandi muba batwara mucyo, muba bafatanya na Kristo, ntimube indyarya mu byo muvuga, kugira ngo babashime ndetse babakunde, kuko muri abashyushyarugamba, ndetse ngaho mwabuze abagize gate. Nshuti bavandimwe, reka Kristo atwubarira, azaduha ibyo kuvuga, azaduha ibyo kuvuga bifite umumaro, azaduha ibyo kuvuga bizaduhesha ubugingo buhoraho. Ngo kandi mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse. Iri jambo dukomeje kurigarukaho kenshi, twaribonye mu mubwiriza, turibona mu migani, none turibonye mu Batesalonike ba mbere, ngo mukoreshe amaboko yanyu nk'uko twabategetse, kugira ngo mugendane ingeso nziza, kubo hanze mudafite icyo mukenye, cyangwa mutagira uwo muremerera. Nshuti mu Kristo, Imana iragusaba kugira ngo ntihagire umuntu uremerera, ntihagire umuntu ubera umutwaro, ahubwo ukore, kuko yiteguye kuguha ibizava mu mvune zawe. Ukora ushikamye, Uwiteka azaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Mu Bagalatiya igitabo cya 6 umurongo wa 9 hari amagambo agira ati, Bagalatiya igitabo cya 6 umurongo waho wa 9 hari amagambo agira ati, ikadere ku murongo waho wa 7, ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri wo mubiri azasarura kubura, ariko ubibira umwuka muri wo, umwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe n'igisoro tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Nshuti bavandimwe, tubonye amagambo avuga ngo ubibira umubiri we, muri wo mubiri azasarura kubura. Reka ibyo dukora byose tubikorere guhimbaza Imana, twe kubikorera kwishyira hejuru, twe kubikorera kwitaka, ndetse
no kwimenyekanishwa, ahubwo tubikorere guhimbaza Imana no gushyira hejuru izina ry'Imana. Ngo ariko buri umwuka muri wo, umwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Imana idushoboze kandi iduhe imbaraga zo guharanira ndetse no gukorera ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nshuti muvandimwe, ndakwinginze umurimo uri gukora, umurimo wawe werekeje amaboko, ukorana umwete, yaba ari umurimo w'ubwirizabutumwa, yaba ari umurimo w'ubudakoni, yaba ari umurimo uwo ari wo wose, haba mu itorero ndetse no hanze yaryo, byose ubikorere guhimbaza Imana kandi we gucogora, kuko ku iherezo tuzasarura nitutagwa isari. Kandi tugirire bose neza uko tubonye uburyo Imana ibigushoboza mu izina rya Yesu. Dusome isomo risoza riboneka mu Byashuwe igice cyaho cya 22 ku murongo wa 21. Byashuwe wa Yohana igice cya 22 umurongo wa 21, aravuga ngo ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amena. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, nyagora ku ngoma uhimbazwe. Gushimiye muri aka kanya uburyo ubanye nanjye, nta gushidikanya wari kumwe nanjye, ubihimbazwe. Ndakwinginze abagaragu n'abaja bumvise amagambo, ubarinde kugira ngo anyureho nk'aho bari kumva ikinamico, nk'ahari ikinyamakuru gisomwa, nk'ahari radiyo ivuga maze bikagenda bikibagirana. Ahubwo reka ijambo ryawe rishinga imizi mu mitima yanjye nabo, maze data nugaruka uzadumbika muri bugingo. Katuka icyiciro kivuga ngo mbese Imana yifuza ko tubaho dute. Hari uburyo data wifuza ko tubaho, nubwo tugenda mu nzira idakwiriye twihitiramo ibyo dukwiye gukora, ariko hari uburyo werekanye ko dukwiye kugenda, werekanye ko dukwiye gushyira umwete mu byo dukora byose, kandi twereka ko dukwiriye gukundana, tukirinda ubusambanyi, tukirinda kuba abanebwe, tukirinda kuba bakazitereyemo, tukirinda kwangiriza iby'abandi, ahubwo tukagira urukundo hagati yacu. Ibyo byose nitubikora turakonyeje twicishe bugufi kugira ngo tubarirwe nawe data. Udubabarire kandi dukwihanira kureka, uturinde igisa n'ikibi n'ikibi cyose, uturinde abadayimoni bahezwe, maze umwana wawe wumvishe amagambo data ndamusabira umugisha. Nyemerera uzubane natwe twese kandi uturinde ikibi, ibyo ushaka, ibyo ushima, abe byikomeza kuduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Kandi tugusabye data kugira amaherezo meza, ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amena.